iba wemera ko umugabo wawe umwizera byanyabyo. Yego. Wijya kwitabira telefone muri toilette kuramo password. Kandi yirambika iruhande rwe. Umuhamagaye ayibona. Mama w'abana ari hanze. Arahuze wongere mukanya. Niba ari byutirwa. Aha, papa w'abana cyangwa se uramushaka cyane mukurebere. None ugiye kuryama wa mugabo we. Uraje mu ndege no muri douche. Buretse no muri douche urayijyanye. Iyo ndege ni ako toje warekeye. Buretse bureka mbakome ngo mwanyihamagara. Bari kwanga kavuyo. Kabaye ageze mu rugo se. N'abagabo mukuramo impeta mukazambara mwarenga amarembo mukazikuramo. Keba nayo niba hari umugabo w'intwari kwisi niso washoboye kwihanganira ingeso za mama wawe. Ko bishobora no kuba nge ndi kuvuga buretse mfite umuntu turi kuvugana. Wowe uri umunyamakuru, nge mfite umuntu turi kuvugana hano. Yego. Yes. Impamvu iso ari we muhanga nuko amaze imyaka 75 yihanganira abana n'umugore umwe ku isi. Isi ifite abaturage miliyari ngire ngo zingahe, none akabana nawe mu Rwanda rufite miliyoni hafi 13 kandi harimo abandi yabona. Aha, banangana. Yego. Aho niho ubutwari bwa papa wawe rero bushingiye. Hanyuma ngaruke rero ku mugore mubi witwa mama wawe. Reka aka kanya tumugire umugore w'intwari kandi washoboye kutarebuzwa muri telefone ya papa wawe. Yego. Hanyuma akirengagiza. Turi kugendana. Mama wawe akirengagiza abagore biganye na papa wawe. Kumureba winenetse twarana kamambiri za reserve uhite wiruka. Uyu nta mugabo umurimo. Umugabo nyamugabo hari ibyo atabaza nyina. Afata icyemezo. Uyu ni umuhungu mvuze. Reka rero njye kuri baby girl. Aha, katwicare. Zana kaka papuro n'ikaramu we twandike. Aho ndavuga ntuje. Wa mutipe we rero nawe. Ubona. Yego, mbwira. Jeri wari warananiranye, reka ngukorera umuti. Uriya umukobwa ugukunda, kintu cya mbere na mbere kimukwereka. Yego. Araguhangayikira. Uwo ni umukobwa ugukunda by'ukuri. Araguhangayikira pe. Yego. Icya kabiri ntago mpatindaho. Yego. Umukobwa ntarushya. Icya kabiri ntabwo agutura ibibazo bye. Yego. Niyo yaba yabuze na gikotoro arabyimenyera. Ntashobora kukubwira ati sheri uzi uko nsa noneho. Ibyo ni ibindi. Katinge man. Ugukunda rero. Yego. Akurinda ibibazo bye. Kabiri nta nubwo yemerewe no kugutura n'ibiri iwabo. N'ibiri iwabo ntago. Ibibazo bye ntabikubwira. Yego. N'ibiri iwabo by'ibibazo udushida twiwabo. Mama yarwaye, papa afite pressure. Nkabitanaho. Nkanda kanye mama yagatike nkaza kugusura. Umukobwa ugukunda abwa kubipa. Yego ratashaje. Wumvise riripo. Agura ikarita kihagararaho akaguhamagara. Hanyuma rero icyanyuma nsoreje gutegera. Buretse wowe banze wumve. Ugutegera n'uwari report. Yego. Umukobwa ugukunda aragutungura kuko yamaze kumenya aho ahuba. Data we baramutunguye busa. Ntabwo aguteguza nguriyo. Oya. Ego. Aragutungura kareba ibyuri akajya wowe ujya kumva arakomanze. Mbega ibintu yaba yishoyemo. Noneho rero mbega ibintu yaba yishoye. Niko gahunda zimeze.
bajya muri comment batubwira abo basore babyita visite surprise. Ukunda gukubita surprise akagutungura. Nshuti yanjye bana. Ikindi kandi uretse gato, ikindi kandi umukobwa ugukunda ntabwo aza guteka ibyo wowe asanze ufite, aza yahashye. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Pasiteri yihangane, ntago duhanganye, turimo turungurana ibitekerezo. Ubundi kuyoba ni iki? Kuyoba ushaka no kuyoba uhaha, sinzi icyo kinyarwanda uburyo ndi bugikoresha. Hari ukuyoba ugenda, kuyoba utaha no kuyoba ugenda biratandukanye. Yego. Ibyiza ni bihe, wayoba utaha cyangwa wayoba ugenda? Aho kuyoba utaha rero okay, kuyoba utaha no kuyoba ugenda byose ni ukuyoba. Yego. Ariko aho kuyoba utaha wayoba ugenda. Wayoba ugenda kuko kuyoba ugenda ushobora kuyoboza inzira. Yego. Ariko kuyoba utaha bitera ibikomere. Yego. Kuyoba utaha uzi guhamagara uti mada, ese mwiriwe? Twiriwe nyine. Ni hatari. Kuyoba utaha bisobanura gukomanga iwawe. Yego. Kugira ngo wenda abantu babisobanukirwe neza. Kuyoba utaha ni ugukomanga iwawe, deni gusaba uburenganzira iwawe, niko kuyoba utaha. Icyo kinyarwanda kiri bwumvwe n'abantu bakuze. Simbizi, barihangana. Yego. Kuyoba utaha ni ukugira ibyo usabaho uburenganzira mu rugo rwawe. Yego. Kandi byari wari usanzwe mu buzima bwawe n'ubundi wari wisanzuye. Yego. Niba hari ikintu rero kibabaza ni ugutaha umugore akakubwira ngo subira iyo wari uri, mu rugo ataje yikoreye, mu rugo atazanye mu bishingiranwa, urugo atashize muri varize, ariko wataha kubera ko wakererewe gutaha akakubwira ngo subira iyo wari uri. Ako ngira ngo wabanza gukemura iyo mpamvu yatumye akubwira ngo iryo jambo. Nyine. Yego. Kuyoba utaha ari ikinyarwanda nshaka ko kuyoba utaha. Kuyoba utaha. Yego. No kuyoba ugenda. Uwayobye agenda rero n'ubundi ayoba ataha. Ukugize atyo nuko n'ubundi umuzana wari wayobye. Yego. Icyo rero nicyo bita kuyoba ugenda. Hanyuma nyine ukanayoba utaha. Kuko uyu ukubwiye ngo subira iyo wari uri, wayobye ujya kumushaka. Yego. Hanyuma uramuyobora, we ntiyayobye. We yarabizi. Yarakuzi. Yego. Hanyuma ageze mu buzima bwawe, arakubwiye ngo noneho rero subira iyo wahoze.
abantu baze kutwihanganira ntabwo ashobora kukubwira ngo guma aho wahoze, subira aho wahoze, ahubwo subira aho wahoze, subira aho wari uri. ni ukuvuga ngo ntabwo we aba ayobewe ko wayobye, nta nubwo we aba ayobewe ko we ari mu nzira ya nyayo. Kuki yemera ko mugendana kandi abibona ko wayobye? ntacyo abahomba. None se nibariza abantu badukurikiranye, ubundi iki kiganiro kiraremereye cyane, kugiterura bisaba ibiro n'ubwenge. Yego, abantu badukurikiye baze kutwandikira muri komanteri, ariko natwe bimwe mu byo wenda batubwira tubifitiye ibisubizo. Yego, ninde mugore uraha umugabo w'umukene inzaratsi? Umugabo w'umuyede nta nzaratsi arya. Umugabo w'umunyonzi utwara igare nta nzaratsi arya. Umugabo w'umunyerondo ry'umwuga nta nzaratsi arya. Umuzamu urarira igipangu cya ntuzi nta nzaratsi wamuha, kuko inzaratsi zihenda kurusha umushahara w'umunyezamu w'umunyerondo. Aka kantu urakumvise? Kukurikira cyane. Ariko mu gihe afite Benz, afite igipangu, afite imitungo, yego, rero ntago umugabo ari we uhabwa inzaratsi. Inzaratsi zihabwa Benz. Zihabwa Benz zigaca ku mugabo kugira ngo uwazitanze agere kuri Benz. No, uyu muntu wagiye gucisha inzaratsi, yego, niba atazihaye umuyede, yego, ntazihe umufundi, ntazihe umunyerondo, yego, akaziha ufite imodoka, ufite etaje, ufite etaje. Ntabwo rero izi nzaratsi azihaye uyu mugabo ufite etaje. Yego, inzaratsi ni za etaje. Deni mu yandi magambo arakumira etaje, ntabwo ari gukumira umugabo, kuko abaye ari ugukumira umugabo n'uyu urara kuri porotayi yo kwa Manweri nawe ni umugabo. Ariko benshi bavuga ko ari ukwantu bakenyeraho kugira ngo mu rugo hahinde amahoro, urukundo ruganze. Ntago ngewe maze igihe kinini mu mbana n'umuryango. Yego, reka tuvuge iki kintu abantu baza kumva iki kiganiro. nawe waba warayobye utaha cyangwa wayobye ugenda? Uretse gato baze kugitangira hanyuma bagisoze, sibyo? Yego, nicyo tubasabye. Bagitangire bagisoze. N'abatukana ariko baze gutukana babyumva. Ariko nta bintu twe turi n'urugero ntago babura, kuko mu kibuga nta kibuga kiburamo abakomereza. Yego, abafana. Ni ukuvuga iki rero? Umuntu wese, hari ikinyarwanda rero mwatangije ngo ni ukubera iki umuntu wese ati ari gutinya gushaka. Yego, noneho pasiteri yavuze ngo urava Kimisagara ku Ntaraga, Kimihurura, Kimironko ukabona ni beza gusa. Hari icyo nunganiraho, ntago ari ubwiza n'uburanga. Oya, si n'uburanga. Abantu benshi 99% baratinya inshingano. Ariko abasore bamwe bakavuga bati nimba icyatumaga abantu bashaka icyo umugore amarira umugabo, nimba nkibona kubera iki njya kwishyiraho izo nshingano kandi byarakemutse, serivisi yegerejwe abayikeneye, kubera iki njya kwishyiraho umugogoro? Ako ni kamwe mu bivugo. Yes. Niyo mpamvu nyine nkubwiye ngo ikibazo si uburanga. Ndagira ngo dukosore ikinyarwanda tugendane rwose kandi tukijyane mu mujyo wacu. Yego, abaye systeme iri gutuma abasore badashaka kubera ko wenda guhitamo byabananiye. Yego, ntago nge nacyemera, sibyo? Uragira uti nta muntu wananiwe guhitamo. Yes, ntago icyo kintu nacyemera. Ariko ikibazo uribaza, ibintu byarazamutse birenga urwego
umuntu wese yapfa kwinjira mu nshingano zo kuzana undi muntu mu buzima bwe. Already niba ngewe mba mu nzu wenda y'ibihumbi 50, suppose ko igihumbi kirampaza. Yego, turi kugendana, turagendana. Ninzana mu ndi muntu hariyongeraho ikindi gihumbi, ubwo biraba 2 kandi cyari kimwe, ngo bikube n'ukwezi 31 cyangwa 30 wenda birarenga, ntibyageze muri 60 kuko mwabaye 2. Yego. Aha, noneho kuba kabiri kuko ni saa 6 na nijoro. Yego, ni 120. Washiraho inzu ya 50 byamaze kuba 170 ku kwezi. ako se nta muntu wubatse urugo waba nyine banzu mbaze. Yego. Ubundi iyo winjiye mu kirere cy'umwuka, yego, abarokore barakubwira ngo na nyuma ya 0 irakora. kandi koko nibyo. Ngewe Imana ya nyuma ya 0 ntago duhuza, nzayisobanuraho ikindi. Okay. Noneho birangira hakurikiyeho iki? Singize 170. Yego. Ni ku iparato gusa, ni ku isahani. Sibyo? Kandi ubwo aho twagiye, yego, ni muri restaurant, muri Ndagaswi. ubwo mwiciriritse. Yes. Hanyuma nta cyayi dushizeho, amayinite twayaretse, hari ibintu byinshi nyine byirengagijwe. Ubwo twarebye ipura nyirizina. Ipura gusa namaze kubara ibihumbi 120. Yego. Noneho amayinite ntayarimo, gutega nta birimo, kwambara ntago twabibaze, kwisi ntago twayivuze. hari ibintu byinshi tutabaze. Ubwo fagitire mbumbe reka tuyihe amafaranga byibura abantu 2 gusa, ibihumbi 350 muri ba bantu bo hasi nyine baciriritse. Yego, mu rwego rwacu nkatwe, sibyo? Kuko naga abantu bareshya cyane. Hanyuma 350. Yego, ndashaka umbarire nkorera ngaye ku kwezi. Hanyuma umugore ngiye kuzana mu buzima bwanjye yinjiza ngahe we ku kwezi. Numbwira isura rero, isura nta hantu ihuriye n'iki isura ije kwinjiza iwanjye. ariko isura urayireba nyine kubahehesi mwamenyereye guheheta. Oya wivuga ngo mwa. Nyine bavuga uti ba. Oya mwa. Oya reka byose ni Ikinyarwanda. Uvuga uti twa. Nyine ku bantu mwamenyereye guheheta. Yego, abantu mwa. Yego, ntacyo reka dukoreshe ku bantu mwa. Yego. Komerezaho. Ku bantu mwamenyereye guheheta. Yego. Nimwe mwabaswe n'amasura. Ariko ku bantu bafite intego yo kubaka, bamaze gutsinda amasura. Yego. Iki cyumvikane neza. Ntekereza ko umuntu wese agiye kwita ku masura yakora umushinga wo gusambana gusa, kuko guhitamo byo ntibishoboka. Niho rero mwavuze ngo umuntu amanuka Kimisagara ukahasanga mwiza, Nyabugogo mwiza, ku Ntaraga mwiza, Nyamirambo mwiza. Abo ni abamaze kubaka ikirere cy'imirorere, then bamaze ubwonko bwabo bwaratsinzwe. Yego. Ntago bufite imbaraga zo kunesha ayo masura y'abakobwa bari muri uyu mujyi wa Kigali. Yego. Kuko nitujya muri teme y'amasura, ako Theogene nawe byarakundaje. Ndaje. Wowe wamamagaye se? Ndaje. Wanyitabye. Ikintu Kigali ifite, reka iki kintu tugikemure. Yego. Ikintu Kigali ifite, umugore yahawe ijambo. Yego. Yego. Yahawe agaciro. Ntacyo ni naryo jambo. Noneho ririya jambo ryatumye iminkanyari iva ku gahanga. Kandi aba bakobwa n'aba bagore bo mwari mwarabakandamije, reka tubyemere. Yego. Ba data bari barakandamije ba mama, sibyo? Nta mugore wavugaga, nta wajyaga abandi bari. Imyanzuro yose yafatwaga na ba data. Yego. None uyu munsi ba mama rero ni abagore bibohoye. Yego. Abakobwa babo rero aribo bashiki bacu bararebera kuri ba mama. Yego. Mu yandi magambo nta minkanyari bafite mu maso, uruhu rwabo rurarambuye, nawe yari GPS rimwe ry'ikijumba karenza intete 2 z'ibishyimbo, ugira ngo akaraba inshyushyu. Barasa neza, barakeye mu yandi magambo. Yego. Ikindi kandi telefone zarabizamuye, hari imbuga nkoranyambaga, ibintu nk'ibyo ntashaka kwinjiramo. Yego.
amavuta rero wagira ngo abakobwa bo mu Rwanda bo bifitiye komande y'aho bakura amavuta. None se nk'ubu mbaho urugero, iyo badaca mu korogo tuba dufite abametisi gusa abahinde sibyo? Yego. Ariko nyine nuko ari ryo kintu cyari cyadutse kandi cyaje sibyo? Hanyuma rero kugira ngo wenda abantu batumva ko nirengagije amasura, biragoye kugira ngo urubyiruko rwo muri iyi viziyo, yego, abajene, kankoresha ikinyarwanda, abajene, biragoye ko umujene wabaye sociable uri mu masosiyete atandukanye, yego, wamenyekanye, katubyita abasitari, yego, sibyo? Kuko urajya kubona ukabona ngo intare y'imbogo ni intare y'ingore bagezemo bari gukina, yego, Sebyatsi ya shotinga yakora indirimbo ukabona bagezemo, nyina wa Nyiramabuye ukabona naho bagezemo. Noneho uku kugenda kumenyekana kukabagira imbata yo kubabuza gufata imyanzuro, rimwe na rimwe bamwe bakatakarizamo ubuzima bwabo kubera gusayisha ubusore bwabo cyangwa se ubukumi bwabo ntibabwiteho. Ahubwo ese muri uku gutinda guhitamo cyangwa kubura amahitamo twitega iki? Yego, harimo ikintu gikomeye rero, kuko mwene uyu muntu rero wamaze gutureninga, wamenyekanye cyane, yego, kugira ngo azabone umugore byo rwose ntabwo bishoboka. Pastor, hari ikintu abasore bajya bakunda kuvuga bati jewe sinashaka umukobwa w'isugi. Yego. Ubundi hari icyo bimaze mu kubaka urugo, kuba uri imanzi cyangwa ukiri isugi. Turagira ngo abantu bamenye ibyo duhura nabyo, ibyo urubyiruko rucamo, ariko nanone tunarebe umuyoboro mwiza byacamo kugira ngo ikibazo kiri muri sosiyete y'urubyiruko gikemuke kandi neza. Arega kubaka urugo ntabwo ari ngombwa isugi. Usanze ari isugi haba ari chance zawe, ariko kubaka urugo uyu mwanya ntabwo birebera ku masugi, ahubwo kubaka urugo ni umutima wubaka urugo. Ni ukuvuga iki? Isura iyo ari yo yose ntabwo yubaka urugo. Iyo ari yo yose kuyoba, ndumva mwashatse kurenga ibyo twahereyeho. Icyo bita kuyoba ni uko hayoba umuntu wari wahagurutse ari kugenda. Yego. Kandi ngutangarize ko umuntu uri kugenda, ikimuranga ashobora gusitara kuko ari kugenda. Rero impamvu abantu benshi badashaka ni uko batinya kuyoba nk'abo babonye barayobye cyangwa basitaye. Yego. Ubu ni urugero, hari abantu benshi banga gushaka bitewe n'ibyo babonye ngewe byambaye. Yego. Yego. None nimba umugore ngewe yarankubitaga, sibyo? Hanyuma wowe urambwira gute kuri bwikure muri iyo kasike iri bukubwire ko we batazagukubita? Uhora ubibonera muri cya kintu. Ni ukuvuga ngo niyo umbonye ntabwo ubona ko wenda ari nge wakubitwaga, wenda uvuge ngo nge ntabwo nzakubitwa. Ahubwo ugumye uvuga ngo wa muntu narinzi, uzi ko umugore we batandukanye cyangwa bashwanye, urumva? None ibyo bigatuma, urumva, umusore ugeze i Remera nahura n'umukobwa bakumvikana kuri gahunda, urumva, arabyemera, aho barahita babirangiza, ejo yikomereze, urumva? Bitewe n'iki? N'ibyo yabonye, urumva, byagiye biba kuri bagenzi biwe. Tugaruka kuri wa muntu wahagurutse agiye. Yego. Yakora iki kugira ngo yirinde gusitara cyangwa yirinde kuyoba? Buriya kugenda ubwabyo ni ikimenyetso cyo kuvuga ko nusitara uzasitara, nudasitara uzasitara, nudasitara ntuzasitara, sibyo? Ariko nanone uyu mwanya hariho ibintu byinshi turi kwitegereza, sibyo? Ugasanga uzanye umugore mwiza pe,
inyuma yego nyine inyuma wa wundi tuzajyana mu birori bakavuga ngo kweri undi tuzafatana ifoto bakavuga ati kweri kandi uwo muntu uzanye agucunzeho wa munani w'iwanyu mu cyaro yego urumva kukubwira ko agukunda kubera ibyo agucunzeho ni ibintu byoroshye cyane ariko dufite n'abandi mu by'ukuri bakeneye kubaka b'abakobwa ariko babuze abantu nanone urumva bababwira ko bakenewe nabo kubaka yego hari undi uvuga ati rwose aho hantu ku isura se abana tuzabyara bazaba bameze batera hari ikintu bita icyororo ati buriya icyororo byazaba bimeze bite buriya rero nujya gushaka icyororo bizakugora kuko papa wawe ajya gushaka mama wawe ntabwo yagiye muri ibyo ugiyemo yagiye avuga ngiye gushaka umuntu ufite umutima yego nta by'ibyororo aha rero turacyagaruka kuri uyu muntu uhagurutse kuko ibintu wavuze ndi kubyumva cyane kuko umuntu yagenda gusitara biba bishoboka kuyoba biba bishoboka ariko noneho reka turebe noneho intego y'urwo rugendo yahagurukanye ni ibiki wagendera uvuga uti mpagurukanye ibi ngibi kandi mu rugendo rwanjye nshaka kutazayoba no gusitara buriya iyo wahagurutse cyane cyane iyo uzaba intwari hari ibikuranga ntabwo wanga guhaguruka kugenda ngo utazasitara ahubwo urabanza ugasitara warangiza gusitara ukivuza hahandi hagukomerekeje ntuzongere kugira gute guhura n'ahagukomerekeje yego reka ngaruke kuri iki kintu nk'umushumba pasiteri hari ikintu abasore benshi bajya bajyaho impaka aho tuba turi aho tuganirira aho tugenda hari ibintu byinshi byeze abasore uretse utarajyaho n'abo badukurikiye urumva bakeneye ukuri k'ukuri yego njyewe nigeze mpaguruka sibyo urahaguruka njyewe ndahaguruka maze guhaguruka igihe cyarageze urumva ewana aho nari mpagurukiye buri muntu wese azi ko nahagurutse biza kurangira nsitaye buri muntu wese akajya avuga ni wowe twari tuzi ibi bintu bishoboka gute urumva ubwo abadukurikiye aho ndi kuganisha barabyumva ariko kubera ko icyo Imana yanshakagamo ntabwo nakomeje kubana n'igisebe naragipfukishije kimaze gukira ndongera ndahaguruka njya mu nzira iyo nzira rero niyo ndi kuvuga uyu mwanya yego iyo nzira warayikomeje cyangwa warahinduye urakomeza urumva ni igisebe cyakize kimaze gukira inzira irakomeza inzira irasibangana irangije ndakomeza si ikinyarwanda ni ikinyarwanda inzira yarasibanganye urumva ariko ubu tuvugana icyo gikomere aho nakomerekeye niyo mpageze ndapfukama ngaha Imana icyubahiro uzi impamvu ntuzange umwarimu mu buzima ahubwo uzite ku by'umwarimu akwigisha mu buzima nibyo bizakugirira agaciro kurenza gutinya umwarimu yego ikintu nari ngiye kuvuga nti abantu benshi aho turi bajya bavuga bati bajya babijyaho impaka yego ku kintu kimeze gutya baravuga bati abakobwa benshi beza barabyaye abatarabyaye bakuyemo inda bamwe bati sinashaka umukobwa wabyaye abandi bati namushaka ubundi iki kintu turebe kuko mu rubyiruko turagira ngo twubake ikintu cy'umuryango mu rubyiruko turebe kuri wa muntu ushaka umwiza ushaka n'uwo bazabana ariko ahise abanwa n'uko uvuga ati runaka afite umwana runaka yarabyaye icyo cyaba impamvu cyaba inzitizi yaba umugisha byagenda bite nk'ayo mushumba urumva kuvuga ngo ntabwo washakana n'umuntu wabyaye urumva wowe uba ugikeneye kuruha uri umusore kuruha ariko iyo umuntu yamaze kubyara ni ukuvuga abazi ururo abazi icyatsi yego ariko umuntu utarabyara biragoye kugira ngo ubone umuntu umeze nk'uko wifuza utarabyara ariko iyo ubonye umuntu wabyaye
mu by'ukuri nta kintu na kimwe umubwira karindwa kumva inshuro 20, kubera ko ubuzima arabuzi. Arega impamvu ingo zinanirana ni ubuzima, ari byo Theogene yavuze. Urumva uyu mwanya urazana umugore uba mu nzu y'ibihumbi 30, ubuzima nibuhinduka ukaba mu nzu y'ibihumbi 50. Urumva umugore ikintu akora muri kumwe muri ubwo buzima, arakaza ingamba zo kugira ngo arebe buri muntu wese muvugana nawe, kubera ko ubuzima bwahindutse. Ariko iyo butarahinduka abakoza n'ibirenge, urumva abanakubaha. Ariko iyo bumaze guhinduka ntabwo uba ukimushoboye. Kubera iki buhinduka abantu bagahinduka? Kuko n'abagabo nabo si shyashya. Bivugwa ko kugira ngo urebe umugabo ugukunda umurebera mu gihe amafaranga yabonetse. Yego. Kuko abagabo bakunda guhinduka iyo babonye amafaranga. Iyo amafaranga adahari batanga keya, baba abana beza, bataha kare. Ariko iyo abonetse shuguri ziba nyinshi. Umugore nawe ugukunda bakavuga ko umurebera mu bukene. Umuntu ugukunda, buriya gukunda iyo bitajyanye no kwizera, yego, icyo kiba cyapfuye. Rero impamvu zihita zisenyuka, hari igihe muba mugikennye, agukunda anakwizera, ariko mwamara kubona akantu, yego, ibyo kukwizera bikavamo. Urumva wafata telefone wataha, wayishyira ku musego, wasinzira, nawe akayinyarukana akajya kureba. Impamvu ayinyarukanye ntakikwizera. Kandi buriya urukundo no kwizera ni ibintu bibiri bidasigana. Iyo bisiganye birapfa byose. Nta rukundo ruba rugihari. Ntarwo rwose. Yego, yego. Byumvikanye. Theogene, uwabyaye n'utarabyaye, ubu njye nashatse intego mufite nayibuze. intego ni ukugira ngo ducuguse turebe ibihita. Turimo turayungurura. Mu gifaransa baravuga ngo Rome propose Dieu dispose. Rome propose mais Dieu dispose. Urumva? Urabona, ariko akongeraho akavuga ati sirirateri rien n'est plus faible que Rome. hari ibintu nakomeje kumva. Yego. Iki kiganiro mwagishizemwo ibice bitatu. Yego. Hari angle y'urukundo. Urukundo ni iki? Yego. Urukundo rw'ukuri ni iki? Urukundo rw'ikinyoma ni iki? Ubundi reka mbahe ukuri kuzuye kudafite ikikwihisha inyuma. Twebwe twese nta muntu urambagiza umutima. Yego shawe. Nta muntu n'uyu n'umwe urambagiza umutima. Yego, nibyo. Twe tureba inyuma, Imana ikaturebera imitima. Waterura ibihaha, waterura imyijima, wajyana ibitabazi, wewe wirebeye inyuma. Icy'ingenzi ni uko wowe warebye. Iki rero nicyo ushaka gupfukura. Baranakomeje kubumva mbatega amatwi. Isura aba bakobwa, abe abahungu, twese tureba inyuma. Yego. Hari ikintu rero numva ashaka gushiraho isuku, kandi Imana idufashe. Muvandimwe aragira ati gukomereka ngapfuka igisebe. Aba bashiki bacu bafite ibikomere bya ba nyina kubera imijugujugu ya basi. Hanyuma aba bahungu bacu nabo hari abafite ibikomere by'uko base na ba nyina bari babayeho. Yego. Sibyo? Urambwira ngo nk'umwana, yego, nk'umwana aka kanya uri kuri mukase, yego, urakaba kuri mukaso, nyoko yarapfuye atakiriho, ariko kurerwa na mukaso nyoko ariho kandi yarashatse undi mugabo. Yego. Reka wenda nkore aka kantu. Fata uyu mwana avuye kwa nyina, mu ndebe hano. Ntago nkunda umuntu urangara.
uyu mwana avuye kwa mama we aho nyina yashatse undi mugabo. Yego. Hanyuma uyu mwana atashye kuri mukase, agize umugabo utari se, agize n'umugore utari nyina. Iki kintu ndashaka ko mucyumva birenze uko ngiye kubivuga, sibyo? Mukase aramubwiye ngo wacyo ntaziwe n'ibindi bisa nabyo. Yirukiye kwa nyina, umugabo wa nyina aramubwiye ati kwa so nkubone usubireyo. Deni uyu mwana ntafite ishikizo, arakuze. Izere ko abanyarwanda muri kutwumva kandi turiho tuvuga n'aka kanya hari ababirimo, hari ababihagazemo. Iyo situation harashobora kuba irimo. Bibaye ngombwa ko bafata decision, sibyo? Yego. Urumva? Ndakumva cyane. Bibaye ngombwa ko uyu mwana bibaye ngombwa imyaka ye y'ubukure RDF yemera, cyangwa se polisi, cyangwa se urundi rwego runaka, aragiye nyine. Bibaye ngombwa ko asohoka mu rugo. Deni agahinda n'intimba n'umubabaro bimukujije ku ngufu, akujijwe na situation y'ubuzima. Yes. Urashaka kumbwira uyu mwana uramwereka ikihe kibuno kiri bumukurure, uramwereka izihe fosete, nicyo uri bumwereke, uramugenza ute? Niyo mpamvu abantu bamwe bari gushaka hano, banyumve, ni bamwe, si tout le monde, ntago ari bose, sibyo? Ntago ari bose. Bamwe mu bari gushaka buriya Jerry, umuntu numubaza ko ngo bimeze bitaka kubwira ngo ni amahoro, ukumva arakubwiye ngo jewe ni amahoro nta kibazo, uzamwibutsa inshingano zimureba. Niyongera kukubeshya ko afite amahoro uzangaye. None nta mahoro ahari. Hari ikintu ushaka ko wumva. Yego. Iyo tuvuga amahoro tugiye kuyasesengura, ubu se turi hano kuri izi mbuga nkoranyambaga kubera amahoro? Turi gushaka kubaka sosiyete, abandi tugashaka Yego. Bivuze iki rero? Nibishaka Theogene n'umuhamagara akakubwira ngo ibintu ni amahoro, uzamwibutse ko kurera abana biri mu nshingano ze. Hari ibyo azahita yibuka, azahita yumva ko nta mahoro ahari. Uretse gato, umuntu wese ukubeshya ngo afite amahoro ni uwafashe decision yo kwirengagiza inshingano zimureba. Bimwe mu bintu biri mu nshingano ze yabyirengagije. Mu yandi magambo, yihesheje amahoro. Umvise? Nabyumvise. Bibaye ngombwa rero ko yibuka ku kwezi kw'inzu kwapfuye, hari ugaramye kwa muganga, dore kwa 9 nguko kuranuma kuri gututumba, bana bagiye gusubira ku ishuri. No byakoze. Hari ibintu rero hanyuma urukundo ni urukundo. Yego. Nyirabayazana w'urukundo ni iki? Ni Imana ahari, so yaruremye se, kandi nayo ni urukundo. Urukundo ni impano, ni impano y'Imana. Urumva? Urukundo ni impano umuntu uwo ari we wese agira. Yes. Nta muntu n'uyu n'umwe muri iyi si ubaho utagira urukundo. Yego. Ahubwo urukundo rwangizwa n'iki? Za situation twavuze haruguru z'ubuzima. Yes. Butandukanye. Papa na mama babanye bate? Reka mvuge kuri uyu mwana utaragize umugisha wo kurerwa n'ababyeyi bombi. Gusa tugiye kuri karande se? Iyo tugiye kuyizamo ntago twakinjiriramo hariya. Yego.
nurangiza ntago ari abana bose sibyo yego biragoye rero ko uyu mwana kugira ngo mayindi ye izasiporute amakosa se yakoreye nyina hanyuma n'amakosa nyina yakoreye se Jerry uzi impamvu papa we na mama we bakibana mu myaka 70 bamaranye iso ntiyigeze yita ku ngeso za nyoko niba hari umugore mubi kuri iyi si ni nyoko ukubyara ariko niba hari umugabo w'intwari ku isi niso washoboye kwihanganira ingeso za mama wawe bishobora no kuba nge ndi kuvuga buretse mfite umuntu turi kuvugana wowe uri umunyamakuru nge mfite umuntu turi kuvugana hano yego yes impamvu iso ari we muhanga nuko amaze imyaka 75 yihanganira abana n'umugore umwe ku isi isi ifite abaturage miliyari ngire ngo zingahe none akabana nawe mu Rwanda rufite miliyoni hafi 13 kandi harimo abandi yabona banangana yego aho niho ubutwari bwa papa wawe rero bushingiye hanyuma ngaruke rero ku mugore mubi witwa mama wawe reka aka kanya tumugire umugore w'intwari kandi washoboye kutarebuzwa muri telefone ya papa wawe yego hanyuma akirengagiza turi kugendana mama wawe akirengagiza abagore biganye na papa wawe kandi mama wawe akemera gusiga Charisi yego Oruga Matiyesi ubwo ni Matiye akaza kubana na Semirigari ufite imyate wacaga induruburi akonera urutoki rw'abandi yirirwa mu mwanyi w'ikawa akaza kubana nawe aho niho ubutwari bwa mama wawe bushingiye ariko impamvu uyu munsi divorce iri ku muvuduko uri hejuru ni ukurebuzwa amakosa aho kurebuza ibyiza aho kumenya ikigukuye kwa nyoko uje kubana nanjye niyo mpamvu rero mvuga iki kintu umukobwa wese uri kunyumva kuri izi mbuga nkoranyambaga uri kurebera urugo kuri Facebook kuri Instagram kuri Twitter sinzi ngo barabihinduye aha kuri simbizi then ahangaha ngo za nyashi ahangaha ngo mu ma groupe runaka ntacyo nkwijeje ngo ukuriyeho mwene nzaca hayo rwose uziyakire nta rugo ufite urugo ni iki rero abantu bamenye urugo piyese y'urugo na piyese y'urukundo ni ibintu bibiri kimwe kijya kumvisa ashobora kuba yaraciye muri iryo rembo afite intego yego urugo umukobwa ufite gahunda yo kubaka ntago yubaka yageze ku mugabo yubaka atarajya yubakira kwa nyina niba uyu mukobwa atazi kuzana kamambiri za papa we ntabwo ateze kuzazizanira umugabo we nimba atazi gushyirira ibiryo se niba atazi kubwira nyina ati rero mama ubu waricunguye urukwavu rwakuze rwonka abana igirayo nanjye mpigire papa yumve ko naho waba utakiriho nta mbwa yamumokera ntabwo ibyo uyu mukobwa atakoreye se wenda ubwo twirengagize kuvurori muri ofisi mo hariya muri Supanet tuhakwebe aho si ngombwa ntacyo uyu mukobwa utaritaye ku nshingano mu gihe nyina adahari ngo azirikane ubuzima bwa se wamubyaye ntabwo ateze kuzita kuri Theogene bahuriye kuri YouTube niho haba haturuka rya jambo ngo kurambagiza umukobwa aho kurambagiza umukobwa urambagiza nyina buriya rero ngaruke kuri iki ngiki kugira ngo umenye ko umukobwa muzabana ngiye kukubwira ibintu bibi bitatu wa muhungu we cyangwa wa musore
niba uri muri fiyansaye Yego. iki kintu ngiye kukubwira kikaba kidahari, siba ushire blacklist boroke rwose uboroke mwene runaka ushugunye hirya iri induba niho hafi. Dore umukobwa muzabana nguyu, ntuzakora ikosa ryo kumuhisha aho uba. icyo ni kimwe. Iki ni cyo cya mbere. Umvise riripo. Ntuzakora ikosa n'iri na rimwe ryo guhisha umukobwa ukunda utereta aho uba. Ubwo hita womekaho kumumenyesha kwa nyoko aho uvuka ko ari kure. Ibyo ntago bindeba. Ari kure. Iki ni cyo cya mbere utegetswe. Ko ari kure. Ubwo mpereye ku mukobwa. Yego. Umukobwa utazi aho sheri we ataha, siba nimero ye. Umukobwa utazi aho umuhungu umukunda ahavuka, ukaba umaze igihe kirengeje ukwezi abiri, ukaba utangiye ukwa gatatu, aho arakubwira ngo muzajyayo, siba. twarabatemera se ko basura. Uretse genda gake ndaguha umwanya. Gake wowe nimba yarabyanze siba. Wumvise? Niba uri umukobwa ukundana na ntuze, utazi ahaba, utazi kwa nyina, nashaka bari mu itongo akwereka ikivumu cyari kigize amarembo y'iwabo. Ati dore aha ni dore imva ya papa ngiyi, iya mama ngiyi, dore ngaha. Setu arambikeho indabo agende. Bitari ibyo siba. Turi kugendana? turagendana cyane. Ni gute ushobora gukundana n'umuntu? Aha, dore ngiki rero icya kabiri. Yego. Ni umuntu iteka uhora ugutega iminsi ko nta bushobozi arabona bwo kubana nawe. Ako teje ubushobozi aho ndaje arabuze wowe utaduteza abakobwa dukundana wowe witonde. udatuma rero nihagurukira oya ukomeza tubwire. Imijugujugu yo umukobwa ugukunda. Yego. Wa mukobwa we, umuhungu ugukunda bya nyabyo, wamaze kukwereka aho aba akakwereka iwabo, igikurikiraho ni iki? Aha muhitondere. Turahitondera. Ikarito ye arayikwereka aho aryama. Barahabereka rwose. Hanyuma ikarito imwe ayiryamaho, indi niyo yubika ikaba meza. Aha muhumve cyane. Hanyuma indi rero ayirambikaho inkweto. Ubwo ni ikarito 3. Ubwo ni wa muntu nyine wa wundi wemeye kwerekana ubwambure bwe. Tubigendanemo. Umuhungu ugukunda yakora buri kimwe cyose gishoboka kereka ikitabaho mu isi y'ababaho, ariko akabana nawe. Umuhungu ugukunda ntabwo agutega igihe, nta gutega diplome, nta gutega ubushomeri, nta gutega inzu iri ku isoko, nta gutega ko nta kibanza, nta gutega ko atarasoza kwiga. Umuhungu ugushaka ufite wumva muri we anyotewe kubana nawe, arakubwira ati please ibindi nzabimenya, uri mu gituza cyanjye, you are welcome, vayo ngwino. Rega mwibeshyana mwikomeza kuryaryana mwica imitima y'abantu. Ikindi sozi. Yego. Ndi kuvuga ku mukobwa ukundwa n'uyu muhungu. Ndaje rongere ku mukobwa kansoza umuhungu rero. Musoze tujye ku bakobwa. Hanyuma igikurikiraho n'icyo ari nacyo cyanyuma, si bitatu navuze. Icyanyuma ni umuntu wese ukuburira umwanya ngo muri mu rukundo. Ndaguhamagaye barambwiye ngo uri kuyivugiraho. Nta wundi uguhamagaye ni hani, ni shushu be, cyangwa ni mayi wati ibyo ngibyo, mayi love you. Yego. None Theogene ndi kuri telefone, uwo nanditseho mutima arampamagaye, ndi kubibona. Kubeshya ni kubi. Uyu muntu nadakupa uwo bari kuvugane ngo akwitabe, uzatekereze gatatu, aho ndaje mpasobanure.
yaguhamagara ari bosi, ushobora kumpamagara ndi kuvugana na bosi, ibyo ndabyemera. cyangwa na mama cyangwa mama. yego sha mama. Kuri iyi si y'Uwiteka Kuri kose nubaha Leya Mukankubana mwene Nteko nyina Nyiransekuye. yubahwe. Ubwo niwe mugore wa mbere wampaye urukundo mu isi, ndavuga ni nabera mbonye umugore ni mama. Ubwo rero umuvuze nabi icyo ni ikindi. Hanyuma ngaruke rero, Sheri arampamagaye kubeshya n'icyaha Jerry. Niyo yaba ari Yesu turi kuvugana kuri telefone, namubwira nti Jesus rero wowe ufite umutima ukomeye, kupa ube wihanganye. ba bandi mwatubwiye b'inzabya zoroshye barahamagaye, wowe kupa ndaje turasubira. Urumva neza? None Sheri arampamagaye iminota 3, 4, 5 ndi kuyivugiraho, yego sindakupa ngo mwitabe. Uzi icyo bisobanura hano? Ndi kuvugana n'umuntu urusha agaciro uri kumpamagara. Ako kantu urakumvise? nawe yakumvise. ubwo mukandike mwicare mwicare mwige. Zibananiza iki? zibananiza uri kumpamagara cyonze cyo hari izisenyutse. ubu turi ku oya serious, urazisenye. hanyuma umuntu ugukunda bya nyabyo. umva uko ibintu bimeze. Umuntu ugukunda bya nyabyo yasitaye, ubyumvira muri wowe. ubikoreye iki koko? Iyo agize ikibazo kimutunguye ku buzima bwe, uhita ubyumva, uhita uhamagara ukavuga uti please Sheri, ubaye iki ko numva ntameze neza? Ahita akubwira ko hari ikintu cyabaye, then byamaze kuba connected. Akuzi ko buryo uri romantique. Hanyuma rero uri romantique wa mukobwa we, nkubwiza ukuri, niba uzi ko ukundana n'umutipe agahora iteka gukangisha nyina, iruka hakiri kare, shinga imigeri, iruka. Uyu muhungu wari ugukangisha nyina, icyo umubajije cyose atereka mbaze mama, buri kintu cyose agiye gukora ati kambanze mbaze mama, iruka. ntawe uhari. Aha wahiye, nta mugore ufite, nta mugabo ugira. Ubwo umenye ngo umugore w'umugabo wawe ni nyina. Iruka. Buri cyemezo cyose kiraca kwa mama. Ibintu byose umutipe ajya kubaza nyina, iruka. Kuramo shingamo imigeri, wiruke. Kuramo shimboke, ntunshingaho ya nkweto y'umusumari wagiye kumureba winenetse. Twarana kamambiri za reserve, uhite wiruka. Uyu nta mugabo umurimo. Umugabo nyamugabo hari ibyo atabaza nyina, afata icyemezo. Uyu ni umuhungu mvuze. Reka rero njye kuri baby girl. Katwicare zana ka gapapuro n'ikaramu we twandike. aho ndavuga ntuje. Wa mutipe we rero nawe ubona. Yego mbwira. Jerry wari warananiranye, reka ngukorere umuti. Uriya umukobwa ugukunda, kintu cya mbere na mbere kimukwereka, yego, araguhangayikira. uwo ni umukobwa ugukunda by'ukuri. Araguhangayikira pe. Yego. Icya kabiri ntago mpatindaho. Yego. Umukobwa ntarushya. Icya kabiri ntabwo agutura ibibazo bye. Yego. Niyo yaba yabuze na gikotoro, arabyimenyera. ntashobora kukubwira ati Sheri uzi uko nsa noneho. Ibyo ni ibindi. Katinge man. Ugukunda rero, yego, akurinda ibibazo bye. Kabiri nta nubwo yemerewe no kugutura n'ibiri iwabo. N'ibiri iwabo ntago. Ibibazo bye ntabikubwira. Yego. N'ibiri iwabo by'ibibazo, udushida tw'iwabo. Mama yarwaye, papa afite pressure, nkabitanaho, nkanda kanye mama yagatike nkaza kugusura. Umukobwa ugukunda abwa kubipa. Yego ratashaje. Wumvise riripo? Agura ikarita akihagararaho akaguhamagara.
hanyuma rero icyanyuma nsoreje Yego. utegera buretse wowe banze wumve. ugutegera n'uwa Lilipoli. Yego. Umukobwa ugukunda aragutungura kuko yamaze kumenya Aho ahuba. ayiwe data we baramutunguye busa. Ntabwo aguteguza ngo uriyo, oya, Ego. aragutungura kareba ibyo uri akajya wowe ujya kumva ukumva arakomanze. Mbega ibintu yaba yishoyemo. Noneho rero Mbega ibintu yaba yishoyemo. niko gahunda zimeze. Bajya muri comment batubwira abo basore babyita visite surprise. Ukunda gukubita surprise none Akagukusa. akagutungura. Nshuti yanjye bana. Ikindi kandi uretse gato, ikindi kandi umukobwa ugukunda ntabwo aza guteka ibyo wowe asanze ufite, aza yahashye. Ako kantu Aza yahashye. Urumva wa aza yihahiye agakubita mu ibaga, ubundi akaza agaprepara. Yego. Iyo ahagusanze Akoze ubwo bumenyi bwose riri koko. hanyuma rero Akoze riporo ko niba yaguteguje, hari ibintu bibiri rero ugiye guhita wirukana uyu mukobwa kuvire mu buzima. nimba yanteguje. Niba yaguteguje Yego. agasanga watetse, Yego. ukarura mukarya, Yego. hanyuma ntiyandurura isahane, ntasiga akoropye, ntarebe ko hari ipantaro ufite udafuze, inkweto zisa nabi. Yego. Irukana ibandi wahiye, wasitaye, kimbiza ingegera, iruka, shumuza, iruka. Iyo yaguteguje araza, niba yaguteguje Yego. wikoropa, ntihamere neza. mubwira uti sheri, iki cyumweru cyose nzakimara ndi mu rugo. Yego. Uhasigaye Ugenda ufata ibipantaro byawe ubikukisha ikisi, nushaka kujya gukora n'ikiyede ntacyo uzi, maze urebe ubirunde hariya, noneho ubimutege ubishyira ahari bubibone. Urumva? Mukobwa ugukunda areba mu menyo yawe ko wiborosheje, arakugenzura kuri buri kamwe ukuntu inkweto isa, akareba hakwikora, akareba yarangiza wubwe ujya kubona arakubwira ati please. Arabifata atitaye ko utaranamwerekana n'iwabo. Yego. Akabifura kandi byaba na ngombwa akava aho ngaho byuma. Turi kugendana, turagendana rwose. hanyuma rero kubazi kwirinda, icyo nicyo nsorejeho. Kubazi kwirinda, aya masomo arakomeye. hari akantu nahisha abakobwa, ndaje mbibira ibanga. Hanyuma warangiza ntimugakate, warangiza uyu mukobwa mu gihe wenda wambaye ipantaro, wenda nta gahunda yo gukora ibindi bikurikiyeho, cyane ko buriya umuntu ugukunda aranakubaha kandi aranagutinya. Agafata urwembe agacisha mu kwaha, ibindi si ngombwa. Si uko tuyoboye ko hari n'abakora ibirenze ibyo. Yego. Ubundi uyu mukobwa ugenda uririmba gute ko wabuze amahitamo? Uzumva abatipe benshi ngo uwo muntu afitwe na bake. Uzumva abatipe benshi ngo arankunda pe. Uwo muntu afitwe na bake. Baza Lilipoli. Ntawe afite. Nabihamwe wibudefa. Oya nabihamwe. Arankunda pe. Ibyo uvuze ariko babimukoreye. Okay, ntacyo. Noneho nsoreze kuri aka kantu. Yego. Ndahita nanagakubita, ubundi ibindi nzabyireba. Ako kantu ikibazo wabashyize hanze. Nta kibazo. Umukobwa akaza akareba akajagari kari mu nzu y'umutipe, ariko burya yasohoka akanagenda akagasiga. Nyine mva kandi ntituri kureba umugeni. Turi ku yego. Yarangiza utuntu twose ku murongo, ahita guhana kondisiyo ati dore uko uzajya ubigenza. Dore udutambaro two guhanagura amasahane ujye udushira hano, imyenda ifuze uyishire hano, hanyuma idafuze uyishire hano. Hanyuma ntukajya urindira ko sikiya, ntukajya urindira ko byongera kungana gutya. Yubana ipantaro imwe imaze kwandura uhita uyifura, ubona ubufata iyindi. Bisobanura ngo ntashaka guhora iwawe, ubwo ni ubutumwa guhaye, ni message aguhaye.
none akubwira ati izi nkweto rero ujye uzambara mu gihe runaka, izi ngizi uzambare mu gihe runaka. Afata imyenda yawe akayijyamo akayijagajaga, akareba itakigukwira, iyo wambara akabona ni sawa, ibyaba atari sawa akavuga ati shira ahangaha. Yego. Hanyuma nsoreje kuri aka kantu rero, yego, kuri mwebwe mwabuze amahitamo bate hanze, wa mukobwa we rero nkwibira ibanga, tipa kikureba mu maguru ukabona intego afite ni pafu, mbehe ndayubitse burundu, dore uko bandeba burundu. Urabona aba basore ukuntu bakureba. Umuhungu uzagutunga akakugira umugore we, ntago areba. ikintu cya mbere akurinda ni mu maguru yawe, ahashira umutekano uteye ubwoba. Nicyo kimenyetso cya mbere cy'umukobwa uzabana n'uyu muhungu. ntarebemo se nako ntiturebemo. Wowe wabishobora se? Ntago yabishobora. Umuhungu ariko reka mbabwire, reka nibwirira abasore badukurikiye, mwabakobwa mwe, umuhungu uzakurongora akakugira umugore we, ikintu cya mbere na mbere iyo muri kumwe ariyubaha, yigira umwana mwiza. iyo muri kwigira ntago ari byo. Iyo muri kumwe ariyubaha, waba wamusuye, mwaba hari ahantu mwasohokeye, kandi ntimukururana buri kanya. Yego, nguyu umugabo wawe. Ariko akifata WhatsApp akadownloadinga ibintu runaka, ibintu by'ibisomyo biraho, amapornogarafe akakoherereza, irukana ingegera na nyina yaramunaniye na se ntibazashoboka. Ntago bazashoboka. Kimbiza igini, iyo ni dayimoni. Kubera iki iyo muteretana ugira ngo mufite malariya y'imisaraba 8, mwamara kubana mugahinduka amagini, ni ikibazo gikomeye, mukajya musubizanya nk'abatarigeze kumenyana. So rero nibwirira umuntu yego wumva ashaka kujya mu rukundo rwa nyarwo, yego, nabanze yihe igihe, nabanze yihe umwanya, tekereze. Kandi niba uzi ko wakomeretse, wihita ujya mu rukundo ugifite ibikomere, kandi byomorwa ngo n'urundi, niko njya numva. Ahangaha mwitonde cyane. Wari watereta umugore cyangwa umukobwa ukagira ngo butike ubaguramo n'imwe, ukareka uriya, none ukagira ngo uhuye na mubyara wuriye, ngo ubwo urashaka kwiyomora. Ubwo ikibazo kiba kiri kuri nde? Wowe ufite ibikomere. Ikibazo gifitwe n'abantu bombi. Nuko ushaka gutuza umuntu muri wowe kandi nawe udafite aho utuye, uri imburabuturo kandi ushaka kumujyana aho udatuye. Then muri wowe ntiwihagije, nta kibanza cyagutse ufite cyo guturamo. Noneho nawe ugashaka gutuzamo umuntu. Icyiza rero wamufashiriza iyari, aho kugira ngo muzane mu buzima bwawe, mufashiriza iyari. Noneho numara kubona wagutse muri wowe, ubona yajyamo akajyamo. Uzi impamvu bavuga ngo ntuzarankomerekeje? Nuko aba wamushize muri wowe muri kubyigana. Wituza umuntu muri wowe ngo mubyigane, banza wagura ikibanza, noneho nurangiza umuzane mu buzima bwawe, ubona ntacyo yishe, nta n'icyo akijije, yakubwira nabi, nuko ntaho muri buhurire muri iyo nabi. Muri wowe uri mugari, waragutse. Nakubwira ati n'ubundi ntubuze icyo wapfuye n'uwa mbere, ibyo ntacyo bizagutwara. Muri wowe uri mugari, ufitemo ikibanza kinini. Ariko narikubwira, akarikubwira mubyigana, uzamusekura. Nawe abarazinze rero bavuga bati runaka ashatse abagabo 10, runaka ashatse abagore 20. Uzi impamvu? Ntago bose ari babi, ahubwo wowe ubazana mu bikomere. Noneho nawe ntago wagutse, muri wowe uri mutoya mu mutima, nta kibanza kigari kirimo cyo gutuza mu ndi muntu, ugahita umuzana. Rero iyo mubyiganye nibwo agucyurira akantu gatoya, jonogo zikaba zateyemo 116, agahita agahamagara. Impungure zari zigutegereje nazo zarahenze. Icyo tumva ni iki se? Cyokora uduhaye amasomo akomeye. Ndakeka iki kiganiro kiri bwubake abantu benshi. Bajya muri comment batubwire. Reka mbashimira. Ariko tugana ku musozo, Pastor Theogene atubwiye ibintu byinshi bikomeye. Ndumva
nta kintu twarenzaho, gusa ni ukudusabira imbaraga kugira ngo ibintu tubwiye tubashe kubikurikiza, ari twebwe ari n'abandi bazareba iki kiganiro babashe kubikurikiza. Nsoza hari akantu avuze, urabona aka kantu ko kumenya umutipe ahantu ataha, yego, ko gakomeye cyane Jerry. Noneho umukobwa akaza atahamagaye umutipe, inshuti yanjye yataha natekawe, ni ikibazo. nyine hari igihe ni ikibazo, ni ukuri ko Jerry amennye umuceri ku rwego mpuzamahanga hejuru. Reba umukobwa aza ahantu utaha, akaza ari igihe abajama bakuraho telefone hari mu kazi, hari aratangira ngo baby ngo ngiye mu kazi, yego kandi boss turi kumwe, ngo rero ngo phone ngiye kuba nyikuyeho, ngo ntuze kumpamagara, ngo sinshakundera, ngirasubiraho nka nyuma y'amasaha abiri, ataka moto, yego, urumva ataka moto, urumva urasanga uwo boss Jerry niwe boss se, boss wambwiraga n'uyu Jerry, ibi bintu Theogene akoze ibaze kubuzaho nta inshuti yanjye, kandi abantu benshi bari muri yego, yajya gutaha akavuga ati rero iyo ntashye mba mfite stress, ntabwo mba nkeneye telefone, urumva, akizanira wa wundi urumva. None umva Theogene ibintu avuze, ngo hita ufata akamoto ujye kumureba, upfa kuba uhazi gusa. None kanongereho aka kantu, Jerry, niba ufite sheri wemera ko umurutisha abandi, yego, ukaba waraye umwandikiye umubwira ngo ni ukuri mu isi y'ababaho, ni wowe nkunda, kuraho aka kazire kawe kuri profile washizeho, umushireho, mugire public, buretse gato, ikindi wa mugabo we cyangwa wa mugore we, niba wemera ko ari papa, buretse gato, buretse mbirangize, urumva, shiraho ifoto ye, buretse gato, fata telefone yawe ushireho ifoto ye kuri high profile, umupostingi, biriya rero byo kukubaza ati uyu muntu wapostinze ninde, ngo ni sister wo kwa data wacu, uyu ni mubyara wanjye, ni mushiki wanjye, okay, mushire kuri status ntacyo bitwaye, ariko kuri profile shiraho umugore wawe, ushireho umugabo wawe, mwabagore mwe ntimukatubeshye ngo ni ba anko, ngo ni basaza banyu, niyo mpamvu. Ikindi, abagore bamwe mwakoze mariage, aho mukorera mwakuyemo impeta za mariage, musubizemo akanyuma. Rero nsoreje, niba wemera ko umugabo wawe umwizera bya nyabyo, wijya kwitabira telefone muri toilette, kuramo password kandi yirambika iruhande rwe, umuhamagaye ati mama w'abana arahuze, wongere mu kanya, papa w'abana cyangwa se uramushaka cyane, mukurebere. None ugiye kuryama wa mugabo we, urajemo indege, no muri dushe, buretse no muri dushe urayijyanye, iyo ndege ni ako Theogene warekeye, buretse mbakome nimwe mwanyihamagara, bari kwanga akavuyo, kabaye ageze mu rugo se, n'abagabo mukuramo impeta mukazambara, mwarenga amarembo mukazikuramo, keba nayo umugore akayikoma isakoshi, umugabo akayikoma ikofi. Ubundi reka nsoreze kuri aka kantu, nta cyizere pe, nta cyizere nta rugo. Dusoreze kuri iyi teme ivuga ngo nta cyizere nta rugo. None mugabo, ko umugore wawe atazi umubare w'ibanga wa mobile money, mu gihe waba ugize ikibazo, ninde wajya kuburana ya mafaranga na MTN umushize mu bibazo, sibyo? Kuri konte umwishingizi